bari bahari baranahari. Ruhindisha se ntiyatwemereye ko ashibuka i Butare mu ntara y'Amajyepfo. Museveni se si hashibuka nawe akagira n'irindi shami ryo mu majyaruguru y'u Rwanda. Ni ukuvuga bose nubwo zanyemo Museveni atari umunyamurenge, ariko urabona ko bafitanye isano, niyo mpamvu bajya gukorerayo imirwano yabo cyane, kuko bose bari mu gitsinsi cya Karinga Ngoma ijana, ingoma Karinga Nganji yashinzwe na Gihanga Ngoma ijana mu Rwanda. Kuva icyo gihe n'aya magingo ikaba yarategetse imyaka 1650. ubwo urumva bose bashibuka aho ngaho, bitewe n'intambara z'abaturubikaga barwanaga intambara nyinshi. Urabizi u Rwanda rwari rufite ikivugo, u Rwanda ruratera ntiruterwa. Bityo rero bagabaga ibitero ku bihugu bitandukanye, bakabafatira iyo ku rugamba muri ibyo bihugu bitandukanye, bakabanyweza nk'imbohe zaho, bakabagira abacakara baho, bamwe bakabagurisha bakabajyana mu bihugu by'Uburayi bya Amerika kubateza, kubera bafatiwe ku rugamba muri izo ntambara barwanaga bishoragamo nyinshi. Ni muri urwo rwego rero abantu b'abanyamurenge ni uko nguko bagendaga bava mu Rwanda, bagenda bakurikiye byinshi, baba abanyabyinshi aho imurenge muri Zayire kera. Ubwo ntibaburaga ibisekuru byabo basize inyuma mu Rwanda. Birumvikana, icyo kirumvikana cyane. Uzarebe umunyamurenge nka Ruhindisha Egide Ngirabatware, koroneri wahawe ranka rya koroneri mu Rwanda, wibungira abatware nyine, amasaha menshi ayamara avugira u Rwanda aho kuvugira DRC yabo, ahubwo ugasanga yanga DRC yabo, byose akabigaya akabinenga, nta na kimwe yemera cyaho, ahubwo ugasanga yemera iby'u Rwanda. Ako kantu ntumva ko karimo Imbuto Foundation? Muvandi muvuza ku kantu nanjye ndakibaza. Yego. Ruhindisha amasaha yose atakaza ku kuvugira u Rwanda. Yego. Wama uvuze ukuri kuri social media zose, gutakaza amasaha menshi mvugira Uganda, wari ubizi nabyo? Yego. Sinshobora Nibyo ivukamo nyikuriyemo, yarandize kandi zikampa byo afite byose. Yego. Ntabwo natakaza amasaha menshi. Uzi ko ubu ntajya numva n'amakuru ya hano mu Uganda? Yego. Ariko amatwi yanjye amasaha 24 ku yandi mu Rwanda, amakuru y'u Rwanda, ayandi makuru mba ndi kuyayisirayeli, ntahandi njya numva amakuru. Yego. Ibyo byose ntacyo bimbwiye. Nibyo. Ariko kubera ko abayisirayeli nibo banyobora mu by'imyizerere yanjye, u Rwanda niyo gakondo, papa niyo apfa. Yego. Nta gakondo ngirayo pe, nta na metero imwe y'ubutaka ngira mu Rwanda. Yego. Kuko uko batubwiye, papa avuka mu Ruhengeri ahantu bita mu Kinigi. Yego. Hari mu sekiteri Nyarugina. Yego. Bakabasogokuru yaritwaga Rugiririza, bakaba bafitanye chain iva kwa Sebatunzi. Yego. Ngira ngo hari naho natwe twakoye gahunda yose yo gucuranga umuryango wose, turabacuranze na papa ubwe ni umucuranzi. Yego. Niko twabyose ko ntabwo nabigiye kure, ko nagize umwanya wo kubana n'ababyeyi. Yego. Ubwo sogokuru Rugiririza ayifitanye isano na Sebatunzi, hanyuma sogokuru byara mama agirana isano na Rukara rwa Bishingwe. Yego. Abantu ngo arabacyabane abana b'umugore, sinzi uko bamumvaga mama bisobanura. Yego. So ariko si nta kintu ngira mu Rwanda, ibintu byanjye byose biri mu Uganda. Ba data wacu bose bari na papa ari hano, bene mama bashiki banjye bari hano, birumvikana aba mu Rwanda. Yego. Noneho tekereza ko no muri za 80 ntago amakuru y'u Rwanda yaducagaho ya saa moya. Yego. Kumva amakuru y'u Rwanda ahandi tukumva amakuru ya Radio de Kiveri Igiswahili nuko. Ariko Ruhindisha aramara amasaha 24 ku yandi avugira u Rwanda. Wama urampumuye amaso Ruhindisha ntongeye no kubeshya ngo umunyamurenge, nibyo navuze nkeka. Uri umunyarwanda wize ikinyamurenge, umunyamurenge winababeshyera. Uri umunyarwanda, uri inkotanyi ya nyayo ya Kagame yuzuye. Ahubwo tubwiza ukuri, vuga uti ngiye nkorera inkotanyi, tumenye ko tunegoshiyetinga nawe, tuzo tuvugana nawe, nawe byo kwiyoberanya ujisha bivaneho. Urakoze muvandimwe, urampumuye kabisa. Yego. Yego. Yatamasanga na gutya avugira iki kintu kitari iki. Niyo mpamvu
bamuhaye n'iranka rya koroneri mu ngabo z'FPR Inkotanyi. Yiyemereye ko yarwaniye ku Gikongoro bikaze cyane n'Igikondo mu mujyi wa Kigali na za Bugesera n'ahandi henshi cyane, kandi arwana nk'umutsanshuro nawe arabyiyemerera mu magambo ye. Amateka y'Abanyarwanda aratandukanye. Hashize imyaka irenga 100 tumaze kumenya gusoma no kwandika, ariko ibindi bihugu byo bikaba bimaze nk'imyaka 300 n'umusago 200 bamenye gusoma no kwandika. Nka Uganda irusha u Rwanda imyaka imaze kumenya gusoma no kwandika u Rwanda bitarahagera. Urumva Misiri nayo yamenye gusoma no kwandika mbere Uganda itarabimenya. Urumva ibihugu bigenda birutanwa muri ubwo buryo. Ni muri urwo rwego amateka ya kiremwamuntu mu karere k'ibiyaga bigari aratandukanye. Nk'uko yego nk'uko wavugaga Kamisi ngo umuvandimwe Kamisi, ibintu bijyanye n'Abanyarwanda, amateka y'Abanyarwanda aragoye kuyavugaho cyane, mubwire nabeshya nyine. kubera ko icya mbere Abanyarwanda nubwo bajya babwira ibintu by'imyaka 400 n'ayishize, ushobora no kubavuguruza uvuga ngo umunyarwanda wa mbere amenye gusoma no kwandika ni ryari. Yego. Abanyarwanda ba mbere bize ni bande? Ukareba ba Gitera, ba Gerigoyi Kayibanda, bambonye umutwa n'abameze nk'ababungirije nka barumuna baba Habyarimana. Bivuze ngo Abanyarwanda n'uyu munsi guhera 59 Abanyarwanda nta myaka, cyangwa guhera inyuma gato Abanyarwanda nta myaka 150 bafite bazi gusoma no kwandika. Nibyo. Mu gihe ibindi bihugu bifite amakaminuza amaze kugirenza imyaka 100 agace geography twabagamo n'ubundi iterambere twari twarabuze, bigaragaza yuko cyane cyane ndetse n'ibindi bihugu bya Afurika hari ibihugu bifite abaturage benshi babivogereye, nyamara bakavogera ibyo bihugu mu buryo bitari bishoboye kurinda imipaka cyangwa kubera kutegendana n'igihe, kutajijuka byituko. Niho ugasanga hari abantu bafite ubwoko nk'ubwoko bita Abahinda, ukazasanga bari mu Rwanda, ukazasanga bari za Karagwe k'Abahinda. Amateka ni uko yiburungushe. Bamwe barambukaga bakajya hakurya bakajabuka, n'abiriya bakajabuka bakaza hakuno. Ibihugu byose byo mu karere k'ibiyaga bigari barasuranaga. Reba ba Kagame na ba Museveni. Kagame yazaga kureba Gicyanda, nyina wabo i Butare mu ntara y'Amajyepfo, akasubira i Bugande gutwara amakuru y'uko bimeze. Ba Museveni b'i Butare nabo bakajya bamenya amakuru yo mu Rwanda bitewe n'abayabazanira. Gutyo amakuru ye mu karere k'ibiyaga bigari, na Zaire nuko, na Tanzania nuko, na Burundi nuko, Uganda nuko, n'ababaga muri Sudani y'Amajyepfo, muri Kenya, gutyo. Amateka y'u Rwanda urimo yiga, uhita ujya gukora muri Karagwe, ukajya gukora muri za Gisoro, ukazajya gukora muri za Ngara za Tanzania, iyo ngiyo muri za Kigoma mu Bashubi n'ibiki. Ugasanga rero u Rwanda ikiriho nuko igisubizo babona twatwawe nk'ubutaka. Niho igisubizo cyiza njye mbona kinyura u Rwanda. Ugasanga kuko umwajya avuga ngo umwami yarahishe, hari ahantu ugira ugasanga bafite imico nyarwanda, babayeho kinyarwanda, abavandimwe bacu nkatwe. Mbese nk'umuntu w'umunyaruhengeri n'umufumbira batandukanya umunyaruhengeri n'umufumbira. Bamwe bambukaga hakurya no hakuno baza gupagasa, cyangwa bajya gupagasa bakazana ryahaho, bagerayo bagashaka abagore bakabyara abana, cyangwa bakagerayo bagashaka abagabo bakabyara abana. Ni ukuvuga twarabyariranye hagati aho, twarabyaranye muri make. Twese turi bamwe mu karere k'ibiyaga bigari. Niyo mpamvu uzasanga umunyarwanda hirya no hino yarahakabye, yarahageze, yarahanyanyagiritse cyane. wabatandukanye uti bari hamwe ubwacu ko turavuka. Noneho hari n'ibindi bintu bigenda bibaho, ugasanga nk'abantu bari ku mupaka iyo za Cyanika, ugasanga afite nyirasenge cyangwa se wabo hakurya. Aba ni Abahutu, urugero mbivuga nubwo Kamisi utarikunda,
ba Uganda bafumbira abo, abandi n'abahutu bo mu Rwanda, cyangwa n'abatutsi bo mu Rwanda, abandi n'abahima ba Uganda. Basanga abantu bafitanye amasano nyamara bamaze imyaka irenga 200.